kubisobanura neza nzabasha no kugeza ko bireba kugira ngo nibura nkuko Yesu yataye nta 99 ajya kuzana imwe aho byafasha Imana ikamutabara. Yego. Hanyuma rero mpereho kindi nagomba kugira iyerekwa ry'abagore kandi nabwiye ko umugore iyerekwa ry'abagore kandi nabwiye ko umugore ari itorero. Nagize iyerekwa rikomeye mbona umugore afite abana batatu. Usanga afite umwe abandi babiri yabajugunye kandi ubona arembye ananiwe bavuga ngo ntabashoboye. Ndabaterura nterura abandi babiri barira cyane barimo babaryamye hasi bikubita ku gikuta ubona babuze gifasha. Abana b'impinja b'amezi ndabaterura umukobwa undi mukundi ndangije nawe shaka no kumumpa mbona nta bushoboye. Noneho ngo nawe ngo ndimo nshakisha uburyo ngubwo namuheka kugira ngo mfate undi gutya n'undi mufati. Mbe muzuzi ngibazaho ndabona iki kintu kirakomeye. Uyu mugore iri torero ni umugore itorero sone ngo hari itorero rimaze itorero rirananiwe ntirikibasha kurera abana baryo. Mbona ikintu kibabaje cyane. Ndongera ngira kurya umugore nanone mbona umugore aryamye hasi yose umwana. Ama ndenge gati Imana yereka telefone zapfuye. Enyereka telefone zapfuye zuzuye ikiguniro. Noneho ngo mpaga gahunda yo kujya ngo kuzihinduza. Nabona ngo ngiye gushaka imodoka. Ibyo zirasetsa ntubuzi naho ugiye kwishaka hari. Ako nari ngiye. Ngo nkwazemo izo telefoni nabanayitwa kuri MTN sinzi aho nari zitwaye ariko kujya kuzihinduza. Namaze kumenya ko telefoni ari network y'ijuru n'umuntu. Haleluya. Telefoni network. Navuga sema izi network ari nyinshi zipfuye bimeze biti batinze mu mpano usanga ahantu hose za anniversaire zabazonze ngo anniversaire ibyubahiro kambabwira bashumba mubi muri anniversaire mwere mubwira abanyetorero banyu nabo ngabo bakunda kubashyira hejuru mubabwira yuko mutagikeneye za anniversaire muziveho mubabwira ko mutagikeneye impano muzireke. Ese mwamenya muri zo mpano harimo iki? Harimo icyura impano buri munsi byarakaje Imana irabirambiwe. Ndababwira ko Imana ibirambiwe wewe uyu munsi uzubwenge biveho. Ariko izo mpano ubundi zihamuriki impano zitabere mu ibanga umuntu mukunda ko wamuha impano muri babiri ubundi mufoto n'ibyiki mwerekana ibyiki byamaze kugera Imana hano. Imana irabirambiwe. Nimwite ku ntama zicyanye mu itorero, nimwite ku bakene bo mu itorero, mwite ku bapfakazi bo mu itorero. Bantu mwamenye Imana, bantu muri mu itorero bashumba kambabwiza ukuri abakristo Imana ivugaho ni bakeya. Imana iri kuri abantu b'imbere bayoboye abandi. Telefone zarapfuye. Yesu Kristo mucunguzi. Telefone zarapfuye. Nubu ndi umuntu usanzwe ndasanzwe cyane ndi umuntu woroheje ndanasuzuguritse mu by'ukuri mu maso ya benshi ko ntacyo ntunze cyatuma amenyekana muri kino gihugu. Ariko Imana yashimye kuntuma. Iyo Imana muyubahe kandi mwubahe ibyo yantumye. Telefone zawe muzicharginge muzishyire ku muriro musimbuza ibya parite zapfuye muzisimbure cyangwa se niba yapfuye uburi shyashya nimubure network shyashya. Imana yongeye bagarukeho mwuka wera yarashaje yarapfuye yavuyeho nta gihari. Ntago waburi intumbi ngo uyobora abantu babe bazima ntibishoboka. Nta mpumyi uyobora impumyi nta ntumbi yayobora intumbi. Imana yo mu ijuru dutabare itugarukeho. Abantu ntibagikora
abantu ntibagiteka Imana yetse no guteka abantu nabonye igikoni cy'umushumba runaka mbona igikoni kirimo akajagari nawe atacyitayeho nawe agiteye umugongo Uwiteka Imana nyingabo rengera abashumba kuko abashumba bageze ahantu habi umurimo bahawe ntabwo ari buryo umuntu yagwara bimenya ntibazababeshye urabimenya n'Imana gusanga bikubwira nubwo wabyirengagiza ahubwo hari ahantu umuntu wamaze kugera akumva ntiyahindura icyerekezo aho bizamugora bitewe n'ahantu yihutiye kwigeza ko Imana ihamugeza akese ninsubira hasi bizagenda biti bazanseka ariko mu by'ukuri baguseka ariko ukishimirwa n'Imana ndavuga nti iyi message nayisobanura ho gatoya Suza kandi nguha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi aho uherereye hose rero turagusuje kandi tukwifurije imigisha y'Imana amajyaruguru amajyepfo y'Iburasirazuba ndetse n'uburengera bwaryo mwese mwumve ko tubasuje n'umusaba TV kuri subscribe nimba utarayikora kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu umunsi ku munsi kandi nawe utarayikora uyikore ikindi ubona wishimiye ibiganiro byacu nyabona ubisangize n'abandi kugira ngo bamenye ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo nta kindi kitugenza rero uretse kwamamaza Yesu uretse kwamamaza Kristo ko namenye yuko mvuze Yesu gusa babyumva kundi ko ba Yesu babaye babiri niyo mpamvu naye nsigaye nongeraho Yesu Kristo w'i Nazareti nibyo bitugenza ni Benepo kuri micro ntago ni yenyine uyu munsi ndi kumwe n'umubyeyi muramubona turagira ngo utangire usuza abantu baduteza amatwi muri kano kanya murakoze nshuje abanyarwanda bose yego mu gihugu cy'u Rwanda abumva Ikinyarwanda bose ku mugabane y'isi yose ndetse abatacyumva bo ntibasobanukirwa ariko ijambo nshaka gutambutsa ni ijambo ry'abantu bose nshuje bose rero abacyumva abumva Ikinyarwanda batacyumva kuko ubutumwa ni ubwa bose n'ubutandukana n'ururimi ariko Imana ikunda bose yifuza ko bose bakira yego ugiye gutambutsa ubutumwa kandi ubutumwa ugiye gutambutsa bureba abantu bose bakumva uzakumva bose ngo ubutumwa uzaba bumureba nicyo bishatse kuvuga yego tugira ngo rero mutangire mwibwira abaduteza amatwi ubundi tugiye kuganira nande muraganira na Gahongayire Liliane umubyeyi ufite abana ndetse n'abuzukuru yego umukristo ukijwe wavutse bwa kabiri yego kandi ukunda gukizwa kandi ukunda Imana yego kandi ugira ifuhe ry'ibyaha byaba by'abakirijwe cyangwa ibyo mu isi bisanzwe nuko dutangira uravuze ngo uri umukristo ukunda kugira ifuhe ry'ibyaha byaba ibyo yakijijwe nimba umuntu ukijijwe akora ibyaha ubwo yarakijijwe umuntu ukijijwe akora ibyaha gute niko tubyita tuvuga ko bakijijwe kuko bavutse bwa kabiri kandi tubabona mu rusengero yego ubwo rero uburyo bakijwe ko ntabwo tubuzimo kuko bivuga yuko ngo tubamira ku mbuto zabo yego ubwo rero tugiye mu by'imbuto twasanga badakijijwe bahita bikuramo bavamo tuzamenyera ku mbuto zabo ariko kugira ngo ubundi umuntu ajye mu gakiza yitwe ko akijijwe atarakijwe nkunda kuvuga nti si uburangare bw'abantu musenga kugira gute uwo muntu akaza mugasengana adakijijwe kandi avuga ko akijijwe mukabana nawe ntiba byaratewe n'uburangare ari ijambo nasomye bivuga ngo abantu basabye ngo barandure urukungu abantu mu Amerika bikurane abamase rwavuye hehe atumwanza yenze imusinziriye ibibazo byo mu itorero usanga harimo abantu badakijijwe kandi avuga ko bakijijwe tutiriwe tujya ku mbuto zitazibagaragaza
kugira ngo binjire bajye mu murimo bakora umurimo bitwa ko bakijwe ntibiterwa n'uburangare bwa bitorero akenshi si uburangare iyo umuntu aje bakakijijwe ndetse umuntu agakizwa no mu gitorero ntabwo uhita umutekerezaho ko yaba umupagani kuko ntabwo uba unamwitaho cyane wita ku mirimo wita kuko intama aba ari nyinshi mu itorero aba ari nyinshi kuzita ku muntu umwe rero ngo umenye ko uburyo agenda ntabwo biba byoroshye ariko buhoro buhoro ugenda ubimenya ariko ukabikeka ubundi wanabyerekwa ntunabyemere aho tubura ashobora kuba navangiwe ariko mu by'ukuri hari abantu bazana mu gakiza kamere zabo ntizishire akifuza gukizwa ariko ntabashe kugenda nk'ukijijwe kamere yavukiyemo zikamuganza ugasanga niba yari umujura n'undi areba mu rusengero ntajye hanze Nyabugogo muri gare cyangwa se muri bisi akiba mu rusengero ubundi bakamushinga amaturo akiba amaturo yego muri ya kamere kandi ntibatamukeka bakeka ahubwo abandi hakaba n'abashaka kwirukanwa mu itorero bazira wa wundi utaramenyekana ibyo birahari tubyumvishe gutyo twagira kino kibazo umwuka wera ntagikora akazi ke birashoboka ko umwuka wera yanamukoraho yanamusobanura bakanamumenya ariko kuko umuyobozi umukuru w'itorero atarabyemera n'ubivuza akitwa umusazi bakabona ko afite n'icyo bapfa kuko atari umukuru wabyeretswe n'ubyeretswe akabyirega ntabwo n'ubundi byakwemerwa akabyihorera akijicekera dufite icyo kibazo muri no minsi mu matorero atandukanye nta toro dutunga urutoki ugasanga ibyaha biri mu itorero ushinzwe gushumba areberera birashoboka yuko wenda atari umwuka ese birashoboka yuko umushumba ashobora gushumbana atuzura umwuka wera ntabwo umuntu yapfa kubimenya kuko ntabwo ubuze aho yasukiwe amavuta n'uwo yamusutseho akenshi ntabwo tubimenya wumva umuntu ugatangira itorero aho ukajya gusenga wabona bigenda neza wakumva hari umwuka wera kuko imyuka ni myinshi kumenya ngo ni umwuka wera iyo umuntu mu by'ukuri twamenye Imana dukuze ntabwo twavukiye mu bya mwuka wera cyane abavukiye muri Katolika turasenga abavukiye mu Katolika abandi bavukiye mu Isilamu abandi muri ki mu Badive hano wa Poroso basanga binywera ingeso zose ziriho muri amadini zose ziriho kugira ngo iyo umuntu avuye rero ntabasha kumenya imyuka direct ayimenya atinze niyo Imana iguhishuriye nkanjye bwite natangiye kwerekwa ibintu by'umwuka wera nkayabona abazimu banteye kuko ntabyo namenye ngo simbizi ibintu utatojwe n'umwana mutoya ntabwo bifata ugenda ubumenyi kuze utinze ikindi kandi mu matorero yacu ntabwo turerwa ntabwo tugira abashumba barera intama ntabwo nzi impamvu bakaba barazanywe n'ikigushumba kuko ngende icyo gihe nayaga nere ku bintu byinshi cyane bimwe bigura umupasiteri wari umfumbyi yego yari muka pasiteri ariko nawe yari imitwe na pasiteri mbimubwiye mbona nta kintu ashubije ngira muri bambwira ati ni abazimu ko numva ari nk'abazimu mubwira ibintu ngera nerekwa gusa iyo tagufasha ngo ukomeze ngagukuza komentaringe ntugwa aho ngaho se urahagwa utinda mu nzira ko ntabwo ubuze ibyo urimo yego iyo atakureze utinda nese mubona biterwa n'iki kubona umushumba ashobora kureka ibyaha bigakurira mu itoro kandi areba nawe wamusanga ngo wenda ufite ibyo wabonye wowe ukeneye uburere mu mwuka ko akenshi umushumba ashumbye tumwita nk'umubyeyi mu mwuka aho ugasanga wamushakaho inama yatuma ukura mu buryo bw'umwuka ukayibura mubona ibintu biterwa n'icyo abashumba biri kwica ni iki kiri kwica abashumba muri ubwo buryo kuko bari guhaguruka bose tubona bahagurutse neza bakubwira intego ibahagurukije ugasanga ni intego izageza abantu mu ijoro gato gusa ya ntego yahaguruje ukuntu bavuyemo yazana mu kazi mubona biri guterwa n'iki ikindi mu kubona baza batangira bafite intego ebyiri cyangwa se imwe yakabiriza mu nzira ageze mu murimo
iya mbere aba yumva umuhamagaro noneho yabigeramo neza akajya mu itorero. Hari abantu baza gusenga bakize bameze neza bafite amafaranga, dore ko tudakunda no gutanga impano, akamuzanira impano kuko yamuhanuriye bigakunda, akamuzanira impano, noneho za mpano zitangira kumugusha. Ndumva n'ikintu cy'impano tuzakivugaho, twakivuga uyu munsi, twakivuga n'undi simbizi, ndumva gitumye nzajya kivuga n'undi munsi. Impano mu cyongereza bayita corrupt, zikora iki ubwo mu Kinyarwanda? bijya guhura na ruswa. Ni nka ruswa. Corruption, yeah. Noneho wa muntu yahanuriye niyo atakizwa akazana impano ahora imbere. Naho rabagwira. Noneho umwuka w'Imana wa wundi wakoraga mu kuri ugatangira kugenda muvaho, ko atangira kugenda mu bakomeye badakizwa. Umwuka muvaho. Yego. Mama, tuzaganira ibintu byinshi cyane, ndumva ufite impuguro nyinshi cyane wageza ku bantu kandi zikenewe. Abantu nkamwe ndabakunda cyane kuko mumaze kubona ibintu byinshi mu rugendo rugana mu gihugu cyo mu ijuru. Tuba dukeneye impuguro nyinshi zanyu. Tuzaganira ibintu byinshi cyane. Reka dutange ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Abaduteze amatwi nuko dutanyanye tubana tukaganaho gatoya kugira ngo twinjire mu kiganiro neza. Twagira ngo tubasabe noneho musenge Imana ubundi dutange ikiganiro cyacu. Aryo basengera? Manyana ngo dusengera wowe. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushimye kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuvuga ibyawe. Data ndagushima yuko watubitsemo byinshi ariko ntitwasobanukirwa igihe cyabyo. Ntitwarezwe, ntitwagize mentorship, ntitwagize abatuyobora ngo tumenye ibyo twahawe, ibyo tubivugira naho tubivugira. Ariko ndashimira Imana yashyizeho social media kugira ngo mu gihe nk'iki bino bintu bisobanuke kandi bisohoke. Ndabizi neza hari abo biri bufashe, ntago habura umwe ko Yesu ngo yataye nta 99 gushaka imwe. Aharaho uyu munsi Uwiteka ngo yakiza dututse muri kiganiro. Muko baranshyigikira, shyigikire Uwiteka Imana turi kumwe hano. Uwiteka ajya kubaha Imana uyobora ikiganiro. Data ubane natwe, ndasaba Mwuka Wera ngo ave mu ijuru yuruke adutindeho kubwira tubwa si ibyacu. Mwuka Wera uyobore kino kiganiro bari mu itangiriro kugeza mu iherezo cyo kibe cyangwa mu izina rya Yesu, amen. Amen. Mama, murakoze cyane kwisengesho byiza mu dusengeye. Ufite ubutumwa, ufite impuguro, ariko ubutumwa cyane cyane bugende bufatanye n'impuguro Imana yaguhaye kugira ngo ugeze ku bantu bose bateze amatwi. Tubwiriza n'isi yose, twatajya tuvuga ngo umuntu wese uri bugumve, wumva uri buvugemo wese ubwo butumwa buramureba. Umufasha rwose. Nanjye mfite inyota yo kugira ngo numve ubwo butumwa. Reka tuguhe ikaze rero ukunguka kuyobora utubwire ubwo butumwa. Urakoze Nepo. Kamere ku kintu Imana yabanje kunyereka, sino kubanza, sino cyabanje ariko aricyo mperaho. Yego. Imana igeze kunyereka rimwe mpaganye n'abandi bantu twasenganaga, mbona mfite imfunguzo ariko mbona hari uwo naziha wundi ngira ngo utari jyewe, numvaga zitankwiriye. Ndijugunyira umuntu gutya zari na nyinshi, ntabwo namenye ngo imfunguzo cyo gihe nzijugunyira umuntu. Noneho mbona ntazitayeho, zirazamuka, mbona zigiye ku gikuta zirahagarara. Igikuta cy'amatafari ahiye mbona zigiye zirahagaze. Ndangije mbona zifata, ndagenda ndazifata. Njye kuzifata amasanga umuntu ahagaze. Haleluya. Amen. Mbona wa muntu ampereje itara. Urabona aya matara ya kera, sinzi niba kibaho n'ubungu, aya matara y'ibirahure. Mbona mpaye itara, ampaye n'imfunguzo. Ndagenda. Ariko kwa kuterwa kubwira, ntabwo umenye icyo bikoresha. Ugira ntugiye ko ntumenye icyo bikoresha. N'ikindi gihe mbona umuntu araje ampereje urufunguzo runini cyane. Nahise ndufata, nafashe igikarito gikomeye ndarukata ko nabonye mu nzozi, ndarukata runini nkayandukira muri agenda yanjye nk'abantu ureba si urufunguzo Imana nyetse n'urwiki. Ariko ndangije nibuka Yesu abwira
Petero ngo ngubatseho itorero kandi ngo urufunguzo rw'amarembo y'ikuzimu ngo amarembo y'ikuzimu ntazakora iki ntazanyeganyega amu urufunguzo rufunga amarembo y'ikuzimu none ntegeza ku rufunguzo nta rufunguzo Yesu yahaye Petero ese ubundi ko Petero yagiye atakiriho urufunguzo rwahise ruhera nta wundi yaruhaye aho undi kuri kuko nari ko mu itorero hari abandi bantu binyoza bandushije gukomera nemikishwa amavuta bari imbere bafite izindi mpano zitandukanye nkumva yewe urufunguzo rwakora iki bingumamo ariko mu by'ukuri biratinda ugeze n'igihe amatora asanyukiye kibazo utako se ibintu Imana yambwiye ubundi bizamara iki bizakwera hehe ariko muri iyi minsi nibwo natekereje iri tara Imana yampaye ni ijambo rimurikira umuntu rikamubana mu mwijima nasanze hari benshi Imana yampaye kuvana mu mwijima yego nsanga hari ijambo Imana yashyizemo ntabwo rikavana abantu mu mwijima kuko buryo bwuje umuntu umukinguriye umuvanye mu mwijima w'icuraburindi uzebe kenshi nk'abantu bajya mu mayerekwa ushobora kwerekwa umwijima nk'umuntu ari mu mwijima bivuga ngo ari mu gihe kibi cyangwa cy'ibigeragezo cyangwa se ibyaha icyo gihe uramusengera icyo gihe nawe nanimpereye imfunguzo zaje ubugira kenshi si rimwe gusa si kabiri gusa ariko nama munyereho ndagira ngo Imana iza imfashe kandi nkoresha ibyo yampaye mbasha kubisobanura neza nzabasha no kugeza ko bireba kugira ngo nibura nkuko Yesu yataye nta 99 ahajya kuzana imwe aho byafasha Imana ikamutabara yego hanyuma rero mpereho kindi nagomba kugira iyerekwa ry'abagore kandi nabwiye ko umugore ari itorero nagize iyerekwa rikomeye mbona umugore afite abana batatu usanga afite umwe abandi babiri yabajugunye kandi ubona arembye ananiwe avuga ngo ntabashoboye ndabaterura nterura abandi babiri barira cyane barimo baryamye hasi bikubita ku gikuta ubona babuze gifasha abana b'impinja b'amezi ndabaterura umwe umukobwa undi mukundi ndangije nawe wundi ababona ashobora no kumumpa ngo nawe ntamushoboye noneho ngo nawe ngo ndimo nshakisha uburyo bumwe namuheka kugira ngo mfate undi gutya n'undi mufati mbiye mu nzozi myibazaho ndabona iki kintu kirakomeye uyu mugore iri torero ni umugore itorero sone ngo hari itorero rimaze itorero rirananiwe ntirikibasha kurera abana baryo mbona ni ikintu kibabaje cyane ndongera ngira ko ry'umugore nanone mbona umugore aryamye hasi yonsa umwana noneho mbona umwana muvuyeho akambakamba nawe namubonaga nko muri metero nk'icumi umwana ushishe bivuga ngo itorero ryarize abantu barashisha rirangije rabajugunye mbona umwana akambakambye ageze imbere mu cyobo niruka ndeko namuramira biranga usanga yagiye ndaba cyane mbona abantu yenda ndabahamagara abagabo ntimutabare muze turi twakuru umwana mu cyobo mbona nawe bararangaye birambabaza wa mugore ntiyavuye haryamye avuga ati umwana wanjye agiye hehe reka da mukanya mbona haje undi mwana unanutse ndamutera murenza icyobo mushyira hakurya ibintu by'inzozi ntabwo umuntu ashobora kumenya ngo ese uwo mwana yajyaga hehe wa kabiri kuko wa mbere yavuye kuri nyina wa kabiri none we aza agomba ananutse cyane n'andi mahirwe abaje genda avuga uko nahaye message wenda Imana izadufasha tubisobanure kugira tubashe kumenya ngo ni iki gusa icyo mfata icyo nzi n'ikibona uko umugore n'itorero umwana ni mwuka wera ubutatu butagatifu urumva wabana batatu byaratakaye byavuye mu itorero ari nayo mubona amatorero yatewe abantu basigaye basubiranamo
ugasanga umushumba yataye intama mugandi koko agashyira imbere ababona bafite batanga udufaranga twiza abandi akabajugunya kandi abasigaye nta mwuka yarabigirira urumva ni abantu batunzwe n'udufaranga muri kino gihe ngendo nasaba abantu bareke kurangazwa abashumba cyane cyane njye niba ushaka kugira gute abantu bayoboye abandi baye maso bave ku bantu bafite utuntu bave ku bantu babaha impano bave ku bantu babasheshenga babwe ko basa neza bave ku bantu babaha amakanzu meza bave ku bantu babaha amakositime bave ku bantu babaha amasaha meza bave ku bantu babashuka kuko abantu bavuye ku Mana batumwe n'Imana bite kuri za ntama ahubwo nyinshi zikeneye ijambo ry'Imana zikeneye gukura zikeneye mentorship zikeneye gufashwa kugira ngo zizagere aho zigera kuko nibo bashumba bejo bakeneye gufashwa mu murimo w'Imana njye niheraho ntabwo no umukristo mubi ariko nabuze umuntu ndera n'abandi babuze ababarira muri make rimwe nigeze kubanda aho ngaho maze kubura aho nsengera kwa gatandatu umutima wanjye nkumva uratera cyane nibaza ejo nzasengera nahise njya gusenga uwo mushumba akatwigisha adutuka nkibaza nzaga nsinduka njya gutukwa ndicara ariko nkagira impungenge z'ukuntu nzabona senga Imana iransanga mu nzu irambwira ngo turiza huri ngo tuze reka kuzarajaza umutima kigenda tuzangira amahoro ahubwo nabandi ibintu byarakomeye n'Imana baje kuvuga ngo tuza numvaga iri mu ngo wenda subirayo hariya uburiyo irango ngo turiza huri nzagukuriza aho ngaho irindi yerekwa nabonye niryo imyambarire Imana yanyeretse nanjye mu by'ukuri ikintu nanjye yarantangaje kuko nanjye ubwanjye nambara ipantaro nanjye ndazambara Imana yereka umugore wambaye ipantaro ariko igikanzu kiva hejuru kikagera hasi kandi ibintu Imana ibitwereka nibyo mu itorero sibyo hanze nabona ngo umuntu asa nk'uvuye gusenga mbona yambaye umwenda ubonerana imyenda imbere igaragara imeze nk'igisarubeti igera hasi noneho ngira n'uwo kumureba numva mfite ubwoba ndeba iruhande mugeze twagendaga aho tukavugana mbona agira amusanga amusanga mu bandi bantu n'igihe yiteze mu bandi bantu n'ikiraho Imana yerekeza umuntu wambaye nanone igikabutura kimeze nk'akajipo rwose n'igikabutura ko kitagaraye aba ari binini Imana yereka imbere imenyeka n'inyuma ariyo gateze isoma nabonye umuntu usa neza nk'uwo nabonye yereka ako mu myambarire apana mu isura naramusanze ndamubwira mbona mubwira ipantaro nini kandi urakanyanganye ariko ufite ukuntu ugenda ukishushanya imbere cyangwa inyuma nturebe Imana ndetse ipantaro isa nk'indi y'imibwire niyo mpamvu nkubonye nkamutindaho cyane tutanaziranye Imana idashaka amafaranga mu bagore niwo mwanzuro nafashe abagore rero mwambaye amapantaro mukiyakunze nanjye rwose nayambaraga ariko nari maze igihe cy'imbaza Imana kuko aho yambaraga dutura moto neza niba ugenda kuri moto naho wicaye ukumva ntabwo ufite ikibazo ukicara neza wisanzuye ariko ikigaragara ntabwo ipantaro itanditse nanjye umwe mu bazambaraga ntabwo ndimo gucira urubanza bazambara nanjye na rumwe muri bo ariko Imana izemera
kandi ikindi kintu navuga tujye kumvira Imana twe gutinda mu nzira umuntu abwirwa ubutumwa akavuga ngo Imana izanyisangira ntabwo Imana izagusaba kuzi kutumvira n'ubundi Imana igutumyeho umuntu uzi ubwenge umvira kuko turi mu gihe gikomeye Imana irasarura abumve Imana irimo gushaka abashyira ikimenyetso kuko turi mu minsi mibi kandi ya nyuma turi mu gihe kibi Imana iri imbabazi ituma benshi mu by'ukuri njye numvaga itanantuma numvaga hari benshi b'intyoza bavuga ibintu kandi bikumvikana kandi bikaba binahagije aho Imana yantumye nabyo yarabishimye ese yabonye ko wenda abantu batumvise cyangwa yashatse ko nanjye wenda nabivuga mu bundi buryo ntabwo nzi ntabwo ikindi kintu Imana yanyeretse nabonye screen imeze nka televiziyo mbona abantu bazamuka kandi nkibona mu rusengero mbona abantu bazamuka basa nka flash nka flash gutya bamwe bakamanuka bagacumba bakagenda abandi bakazamuka ndareba cyane nsanga bazamutse ni bakeya rwose mubaza mu bantu bari mu kwezi kwiyumvana n'umwana mutima ntabwo nzi umuntu abimbwiye ariko mwuka tunasobanurira ibintu rero umwana w'umuhungu mbaza umuntu ari kumwe habonye mu kwezi yari marayika simbizi ndavuga se n'umwana w'imyaka 12 arahinduka arambwira ngo umwana w'imyaka 12 azi ikibi n'ikiza mugende mutoza abana banyu gukiranuka umubyeyi ufite abana bageraga muri 15 ufite bafata nk'impinja mu by'ukuri 12 haba bacyambara n'ubusa yumva ari umwana mutoya ariko imbere y'Imana birakomeye ari uwa 12 ariba ese tugeze muri iyi minsi baranasambana kandi baranabeshya kandi babekabeshya bakora babizi nuvuga ngo umwana w'imyaka 12 abo hasi yaho Imana ifite kuzihanganira bakagenda ku babyeyi ariko uwo 12 ibyaha byazayibazwa akamukamenye ni ikitonderwa kuko abantu benshi bazi ko ari umwana muto cyane ariko ni mukuru imbere y'Imana y'umubare mu bantu bakuru ikindi nabonye nuko mu by'ukuri Imana dutabaye kandi turengere nuko mbona abantu bazarimbuka ari benshi birababaje ariko se Imana turengere hari abantu baba ngo utumiye ku cyaha kimwe ngo atumuye byose Imana idufashe twige gukiranuka niba koko utumiye kimwe atumuye byose ukibaza ngo se koko nawe azarimbuka nk'uwatumiye 10 byose icyo wakibazaho nanjye nkakibaza ariko nuko utumiye kimwe ngo atumuye byose kandi ikindi nuko nabonye abantu bizo ko barimbutse ari bo benshi Imana iturengere udutabare kurimbuka ni ikintu gikomeye nta wabyifuza ariko kano gatiza karakomeye twakagiyemo dukina ngira ngo niko nabyita ariko birakomeye uhagaze yenda tagwa kuko turi mu gihe cy'intwarane kuko intwari zo zarananiwe mu by'ukuri zarananiwe kuko aho twa tuzi nk'intwari bananiwe abo bantu twashaka kwigiraho byananiye kutwigisha urumva ko baraniwe rero Imana yibikiye intwari tutazi zitanamenyekana abo niba Imana igiye guhindura abatwara umuri Imana iduhana umugisha ikindi kintu Imana yanyeretse ntabwo naje kwigisha hano ndavuga mesaje Imana yampaye Imana yanyeretse isanduka nyinshi z'imirambo kandi mu itorero mbona imirambo myinshi y'amasanduku hanyuma mbona ariko ikintu cyantangaje nuko nabonaga zisengerwa nkabona umuntu amaze gusengera ese imirambo irasengerwa
nubwo njya mbona bamwe abantu bapfa ngo bagiye mu rusengero ngo bagiye mu rusengero umuntu wapfuye ngira ngo ni muri Osanse ngira ngo simbizi ariko Imana ibabaye kuko ijwi ryarambwiye ngo nimuboroge ngo nimuboroge mumurogera abanyu barashize abanye umuntu hafi yanjye umwe ndamubwira turaboroga mu nzozi twaraboroze cyane rero ikintu mbona Imana irababaye kuko abantu babaye Yesu haleluya yo ari tutabara Imana itabara itorero Imana iragera itorero Imana itabara itorero kuko utuntu abantu barakijijwe ariko Imana ikabona upagane gusa biteye agahinda ikabona imirambo masirikeye n'izina rya Yesu Uwiteka Imana tutabare ntago navuga byinshi Imana itanyeretse ikindi kintu Imana yanyeretse ni navuga ahangaha cyane muri kuno kwezi gushize ngira ngo Imana yanyeretse nabwiye Imana se Mana ko wampamagaye mbizi ariko maze igihe nicaye ese Mana nzajya kuvuga ubutumwa muri gereza nzajya kuvuga ubutumwa mu bitaro ese kuruba nyine kuvuga ubutumwa mbivuga iki noneho natindanye n'Imana cyane iryo joro hari nijoro ntinda kukarago pe nza kuruha ndaryama njyanye gato Imana inyereka telefoni zapfuye inyereka telefoni zapfuye zuzuye ikiguniro noneho ngo mpahabwa gahunda yo kujya ngo kuzihinduza nabona ngiye gushaka imodoka ibyo birasetsa ntubuzi naho ugiye kwishaka hariho ako nari ngiye ngo nkwazemo izo telefoni nabana nitwa kuri MTN sinzi aho nari zitwaye ariko kujya kuzihinduza namaze kumenya ko telefoni ari network y'ijuru n'umuntu haleluya telefoni network navuga sema izi network ari nyinshi zipfuye bimeze biti ndavuga nti rero wemeze bityo ngira iki bwoko bwawe ko telefoni zapfuye abantu barabwiriza telefoni zarapfuye barahanwa telefoni zarapfuye zidakora kuko muzanganaga mu bigaragara ni nkaho nta muntu ugifite network ariko ndasaba umuntu wese aho ari buryo umuntu yagwara bimenya niwe zababeshye urabimenya n'Imana gusanga bikubwira nubwo wabyirengagiza ahubwo hari ahantu umuntu wamaze kugera akumva ntiyahindura icyerekezo aho bizamugora bitewe n'ahantu yihutiye kwigeza ko Imana ihamugeza akese ninsubira hasi bizagenda biti bazanseka aho mu by'ukuri baguseka ariko ukishimirwa n'Imana ndavuga nti iyi message nayisobanuraho gatoya bantu mwamenye Imana bantu muri mwitorero bashumba kambabwiza ukuri abakristo Imana ivugaho ni bakeya Imana iri kuri abantu b'imbere bayoboye abandi telefone zarapfuye Yesu Kristo mucunguzi telefone zarapfuye nubwo ndi umuntu usanzwe ndasanzwe cyane ndi umuntu woroheje ndanasuzuguritse mu by'ukuri mu maso ya benshi ko ntacyo ntunze cyatuma amenyekana muri kino gihugu ariko Imana yashimye kuntuma
iyo Imana muyubahe kandi mwubahe ibyo yantumye. Telefone zawe muzishaginge, muzishyire ku muriro, musimbuza ibya parite zapfuye muzisimbure, cyangwa se niba yapfuye yose uburi shyashya. Nimubure network shyashya. Imana yongeye bagarukeho. Mwuka wera yarashaje, yarapfuye, yavuyeho nta gihari. Kandi murayobora abantu babaye intumbi. Kuko nabo ntago waba uri intumbi ngo uyobore abantu babe bazima. Ntibishoboka. Nta mpumyi uyobora impumyi, nta ntumbi yayobora intumbi. Imana yo mu ijuru dutabare itugarukeho. Abantu ntibagikora, abantu ntibagiteka. Imana yetse no guteka. Abantu nabonye igikoni cy'umushumba runaka, mbona igikoni kirimo akajagari, nawe atacyitayeho, nawe agiteye umugongo. Uwiteka Imana nyingabo rengera abashumba, kuko abashumba bageze ahantu habi. Umurimo bahawe ntabwo ngira ngo bari bawuzi, ko tunababarira wenda ntabwo bazi imbaraga z'umurimo bahawe. Niyo mpamvu barindagira, bariragiye cyane, barayobye cyane, batinze mu mpano. Usanga ahantu hose za anniversaire zarabazonze, ngo anniversaire ibyubahiro. Kambabwira bashumba, mube muri anniversaire, mwerure mubwira abanyetorero banyu nabo ngabo bakunda kubashyira hejuru, mubabwira yuko mutagikeneye za anniversaire muziveho, mubabwira ko mutagikeneye impano muzireke. Ese mwamenya muri zo mpano harimo iki? Harimo iki? Hariho kuzana impano ubwazo ni ruswa, yica umutima w'umuntu. Ariko ntihari nuza kuzana impano irimo ikikwica. Ndaye mbabwire ngo muve ku mpano, muve kuki kuri anniversaire. Ese mushumba uyibaza ko umunsi w'amavuko yawe urutu w'abandi, urutu wa Kristo? Kambabwire uyu munsi bashumba ha mu Rwanda, ha ku migabane yose y'isi uko ari 5, mureke impano, mureke anniversaire. Anniversaire ntabwo ari mbi, mutantwara nabi. Anniversaire ni nziza, nanjye ndayifeta. Kwa anniversaire n'umuryango wawe wishimira aho Imana ikugejeje, uvuga uti se itorero Imana mpaye ndigejeje hehe, ubyishimire. Naretse ubwitoro uyu munsi ni umunsi wanjye w'amavuko, ndashaka gukora cyane uyu munsi nibutse Imana umuhamagaro yampaye, mukoreramo neza, ukorera mu mpano cyane. Ubu iki kiba gihe cyo gukorera Imana cyane, gukorera Imana cyane kuruta gushaka impano za anniversaire. Imana irababaye, iyo byose ibona nk'umwanda. Nongeye kubabwira ngo mutanyumva nabi, si ntabwo nanga anniversaire, nta nubwo nanga n'impano. Nanjye hari abazimpa impano zo kuri televiziyo, amene zo kuri social media, guhabwa impano ku mugaragaro, impano buri munsi, byarakaje Imana, irabirambiwe. Ndababwira ko Imana ibirambiwe, wera uyu munsi uzi ubwenge biveho. Ariko izo mpano ubundi zihamura iki? Impano zitabere mu ibanga, umuntu mukunda ko wamuha impano muri babiri, ubundi mufoto n'ibyiki, mwerekana ibyiki. Byamaze kugenda Imana hano. Imana irabirambiwe. Nimwite ku ntama zikennye mu itorero, nimwite ku bakene bo mu itorero, mwite ku bapfakazi bo mu itorero. Nizo mpuguro ziba wari umusezerano rishya Pawulo ahugura. Mwite ku bapfakazi bari muri mwebwe, kugira ngo be kugira gute Imana itazatugaya ko tutite ku bapfakazi. Mwite ku mfubyi, mwite ku bakene, ariko muve mu mpano. Iyo Imana yishyira umukene agushimire, n'Imana yishime, urumva, kandi mwibanga. Kandi ikindi wandi iyo mpano yihaye n'umukene kuri social media ntacyo byanatwaraga, akoze guha Imana n'ubundi umuntu usanga atunze byinshi mukifotoza bivuze iki? Ntacyo imariye Imana, yarabihaze, iri hafi no kubiruka. Ibi bintu bivuze
nabihawe kenshi kubibabwira ariko numvaga ntazi isaha kubivuga. Mumbabarire abo nkomerekeje, mwihangane. Nanjye nkunda impano ariko sinshaka impano ku social media, sinshaka impano kwifotoza, sinshaka impano guha umuntu n'ubundi usanga afite byinshi byo kurengwa. Muhe impano abazikeneye kandi mwibanga. Ndumva message impano yampaye arizo ngizo, ntabwo nakongeraho ikindi. Gusa nasaba ngo twige kumvira Imana kuko ntabwo Imana izahutuma abantu ngo nibura ngo n'abantu izatuma ibiti n'amabuye. Umenye byo yatangiye. Nyuma y'ibiti n'amabuye umuntu azakurikiraho iki? Ni ukuri kandi umwana w'umuntu hafi kugaruka. N'ibyerekanwa birabyerekana, n'ibihe birabyerekana. Yesu yaravuze ngo mwebwe mwandyarya mwe, kuki mumenya iyo mubonye ibicu bikubye mu imvura igiye kugwa, kuki mutasobanukirwa ibihe aho bigeze? Reka rero ni ukuri twe kuba injiji kandi twarize cyangwa twarasomye n'ibitabo kandi tuzi na Bibiliya, twanigishijwe tuve mu bujiji kandi tuzi ukuri. Navugira rimwe bivuga ngo muhunge tudapfa, muhunge mudapfa. Niyo jambo nasoza ngo muhunge mudapfa kuko urupfu rutwegereye turi hafi. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane, murakoze cyane. Ibintu by'ubutumwa cyangwa se message y'Imana cyo tujya tukongeraho, ariko ku bantu duteze amatwi muri kano kanya ashobora kuba wenda yumvisha hari ibintu bimwe na bimwe adasobanukiwe cyangwa se akumva ubutumwa butambutse ari ubwe. Urabyandika muri comment, ako tujya no gutanga nimero ukeneye impuguro, ukeneye amasengesho ku buryo wampamagara akagusengera cyangwa se akakugira n'inama. Ariko ushobora no kuvuga ati hano ntabwo nasobanukiwe, ubyandike muri comment cyangwa se uhamagare kugira ngo mu kiganiro kizakurikiraho habyo tuzajya tumubaza nawe uzasobanukirwamo. Sinzi mba nta kindi muri bwongereho, muri busenga Imana, muratanga nimero zanyu za telefone ubundi musenga Imana. Sinzi niba hari uwakenera kumpamagara cyane barakenera. Telefone yanjye ni 078 8 6 17 22. Mwasengera Imana abantu b'Imana, hari ibintu by'uvuga ati abantu twabuza ababyeyi, hari umuntu nawe muri kano kanya yarabuze umubyeyi. Ukuri dushaka kubasengera Imana bakabona ababyeyi mu buryo bw'umwuka. Ko umuntu akeneye umubyeyi, uko dukeneye ababyeyi mu buryo bw'umubiri no mu mwuka turamukeneye kugira ngo tugere ku rwego Kristo dushaka kandi w'umumaro cyane. Turashaka kuza gusengera abantu rero Imana igatanga icyerekezo mu buryo bw'umwuka, ko turi mu mwuka cyane kuko nkunda kubwira abantu ngo turashaka yuko dukore ku buryo Kristo ari kugenda yeza umugeni kugira ngo azamwishyire adafite ikizinga. Turi mu gihe cyo kwezwa, tugiye mu gihe cyo kwitunganya, ubutumwa bwo kugenda gutambuka kwa abantu duteze amatwi murabizigana tugiye dushyiraho mu minsi n'ubutumwa buri kuza buburira abantu, buteguza umugeni, bubwira umugeni tware gucya, irimbishe gucya kuko kuza kumwami kuri hafi. Reka turekere hafi. Kuza kwa Yesu kuri hafi, abantu kugenda babyumva, hari abari kubica amazi nko nakuvuga, batari kubiha agaciro, ariko Yesu ariko hari ikintu kimwe bashaka kongeraho, nubwo navuze iby'itorero gusa, ndashaka kuvuga n'ibya rusange. Yego bishyiraho nabyo byose. Ni ukuri ndashaka no kubwira abantu mu bigo bya leta, muri za ministeri cyangwa se private institutions, hari ikintu cyitwa karengane. Umuyobozi nuko twavuze abapasiteri bahabwa impano n'abayobozi bahabwa impano. Abayobozi bahabwa impano zikababera ruswa. Uburyo uyu muntu umaze guha impano asiga guha amagambo ko ashaka kandi ukayumva, bigatuma urenganya abandi bayobozi bayobora muri leta, muri za ministeri, mu bigo bya leta ndetse n'abigenga. Umuntu akuzana amagambo akabera ntukayumve. Ese ugira ngo utaguha amagambo we
ntacyo abazi yavuga kuko atayatanga. Ibi byose bituma igihugu cyacu gihungabana, amahoro akabura. Ibyaha byo kubeshyerwa muri iyi minsi biba byinshi cyane kuri urwo rwo hejuru. Ababeshyerwa yuko bafasha abandi ku ngufu, ababeshya ko bibye, ibyaha ni byinshi. Umuntu bakamushinja icyaha nta na proof zigaragara. Rero numva ntabwo abayobozi ba ministers, abayobozi batandukanye bareke kwihutira kwakira impano, kwakira amagambo ashanya igihugu, impano zishanya igihugu. Ikintu cyitwa impano cyo uko anniversaire zikorwa mu matorero niko no mu bigo bya leta zikorwa. Umuyobozi akorwa anniversaire nta unikorerwa, bakamushyira imbere cyane. Ibyo rero utazi ubwenge wishyira hejuru, kandi impano zituma umuntu yishyira hejuru akanibona. Ntabwo ari byiza. Kandi utanga impano afite target yo kukugusha, afite n'icyo ashaka. Bayobozi rwose mutubabare, buriya intebe mwahawe muri abakozi b'Imana mu yindi sense. Mu gihugu muri abakozi b'Imana, mumenye ko muri abakozi b'Imana b'ubundi buryo. Si mu rusengero, si muri kiliziya, si mu muzigiti, ariko uri umukozi w'Imana muri ntebe wahawe. Gerageza kwirinda amagambo no kwirinda impano, no kwirinda izo mpano baguha kuri anniversaire, impano baguha rwihishwa zindi. Bituma uca bugufi ukakira n'amagambo y'abantu bakuzaho, bigatuma hari abarengana bazira ubusa kubera izo mpano. Aho kantu numva nashaka kukavuga, kuko ntabwo Imana yaziye abo mu rusengero gusa, yaziye n'abatari mu rusengero, kuko ahantu hose umuntu ari abakorera Imana. Numva ariko nakongeraho. Imana iguha umugisha, none wadusengera Imana. Uwiteka Mana ikomeye, uri Imana ifite ubutware, uri Imana ifite ubushobozi, uri data wa twese. Mpamye neza yuko Uwiteka Imana hari uyu munsi mbana yanapfuye bitewe na byinshi nanyuzemo n'indwara n'intambara nanyuzemo. Hari byinshi byari buzanyice, ariko wifuza ko iyi message itambuka. Niyo mpamvu wandinze. Ariko Uwiteka Imana hari tubonamo umumaro, bigatuma uturinda kubwo mumaro. Ntabwo Imana izarinda umuntu nta kimubonamo. Nawe muntu ufite ahuri, menya ko niba nta kimana ikubonamo uragenda nk'ishushungwa. Ntabwo Imana ikwishimiye. Mureke duhindukirire Imana, tugende uko Imana ishaka, tureke kurenganya, tureke ibyaha. Yaba ariyo dukora rwihishwa cyangwa dukora ku mugaragaro, cyangwa se yo kugambana n'ubundi buryo butandukanye. Mureke dukorere Imana duhinda imishitsi, kuko ntabwo Imana yo kunegurwa izuru. Ni ukuri kandi Imana yo kunegurwa izuru, kandi iraje. Yesu araje. Yarihanganye igihe kinini cyane, arihangana muri kamere, arihangana niko ijambo ritubwira, ariko igihe kiregereje. Intumwa zibaye nyinshi, imbuzi zibaye nyinshi. Ibyatubera byiza nuko twahindukira tukava mu byago n'Uwiteka, tukava mu gukiranirwa. N'uba waba ufitemo indamu, ingingo Uwiteka ubwira Uwiteka uti Mana yanjye na hano nahabonaga indamu, ese nimara kandi abaho gute? Uwiteka azakuyobora uko uzabaho. Ni ukuri kandi azagucira inzira yagutunga. Bwira Uwiteka Imana uti ese ko nshobewe aha nahavanaga ikintunga amaronko n'amaramuko, nimbere kandi ubwo byari ibyaha ndabaho gute? Bibwire Yesu. Nka muntu ngo bibwire Yesu, arakugira inama uko wabaho, akuvuye mu cyaha. Haleluya. Imana mu ijuru tubahere kandi tugire neza, tubashe kugenda uko ishaka. Bayobozi muyobore neza, igihugu cy'u Rwanda kibashe kubona umugisha. Erega muyobora nabi, igihugu kigibwaho n'umuvumo, kandi umuvumo ugera kuri buri wese. Kandi Imana imara kurakara, umuvumo uzagera no kubawe. Imana tubabarire, itugire neza, tugende neza uko ishaka, izadufasha mu rugendo kuko n'ubundi niduhaka abantu tugendesha, ntabwo turi ku mbaraga zacu, sino gukiranuka kwacu n'ubuntu bwayo. Imana dufashe mu rugendo, twige kumvira no gushaka amaso hayo. Ratanda gushinye kuri Imana mva gusenga, kandi ugiye kudutabara. Ndabizi neza nyakubahwa Imana ko hari umwe cyangwa babiri bagiye gutabarwa muri kino kiganiro. Ineza n'umuntu gakonze kwa natwe, nabo turi hamwe hano twese Mwami uwo mugisha. Buri wese mu ruhande rwe agirwe n'ineza yawe igere kuri bose, kuko uri Imana ya bose. Icyo cyo cyangwa mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu. Amen.